no. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Headless Media. Uyu mwanya nje ngo turebere hamwe kandi cyane ari interview nakoze mwayibonye mbwira ikosa riri ibyo navugaga si ibintu bihari Fatakumavuta baramupimye igipimo cyari kipaze Muheto baramupimye igipimo cyari gipimye none se umuntu wava mu byo navuze wenda hari ikosa ririmo nirize neza akavuga interview bavuze nayikoreye hanze y'igitabo Fatakumavuta yakoreye interview mu imbere kamera zirenze 8 zigeze muri 10 zimusetinzeho mu imbere mu gipangu ngewe mu gihe Muheto Fatakumavuta ndetse na Yaka Mwana bari mu gahinda cyangwa se mu bibazo byo gufungwa. Shadia Mbabazi cyangwa se Shadibu we yakiraga igihembo cya Queen of Beauty yahabwaga na Diva Award. Yafataga award muri Diva Award. Icyo gihembo kikaba baramuhaye miliyoni 6, bamuhaye sheke ya miliyoni 6 muri Diva Award. Ndetse na Jacky yatererwaga ivi nyuma yo kumuvuga cyane mu buraya. Ubu ngubu noneho bamutereye ivi. Ndetse na Rufonsina cyangwa se Nzayino nawe umugabo babyaranye nawe yamutereye ivi. Murumva yuko abo ngabo bari mu byishimo. Emotional. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't mu gace twahariye imikino dore ku ikipe y'igihugu Amavubi dore ko yari gukina na Djibouti muri Cane mu gushaka igihe gukina Cane. Umukino wa mbere turabona ko Djibouti yari yatsinze Amavubi 1-0.
noneho kino cyumweru Amavubi nayo yihimuye kuri Djibouti ayinyaruka ibitego 3-0. uyu mukino ndabibutsa ko na perezida yawurebye ndetse anaha amashyi abasore b'u Rwanda Amavubi. Ndetse turakomereza ku kipe ya Rayon Sport. Rayon Sport yari ifite mukeba w'ibihe byose ari we Kiyovu Sport. Bari bakinnye ku wa gatandatu, dore ko Rayon Sport yakubise ibitababarira Kiyovu Sport ibitego 4-0, ikubita mbega itababarira, ndetse abafana bayo bavuga bati noneho dufite n'undi mukeba nawe tubitse witwa APR FC, nawe bakubita agatoki ku kandi bavuga bati nayo irarya irimenge. Ndabashimiye abo twabanye, ariko mbibutsa ko iyi gahunda ari akagaruka. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Iyi ni Headless Media.